Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom shalom. Ni Marie Chantal Nimugire muri programme ya Saveur Divine ubaramutsa. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana rivuga kuri ku ntego yo gusenga, rivuga ku gusenga. Turimo gusoma ijambo riri muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 16. Reka dusome. Aravuga ngo mbese muri mwe hari ubabaye nasenge, hari unezerewe naririmbira Imana. Muri mwe hariho urwaye natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo. Gusenga ni ubuzima bw'umukristo. Gusenga ni ugusabana n'Imana. Gusenga ni uburyo ni ubuzima bw'umwuka. Gusenga bifite icyo byubakiyeho. Ikintu cya mbere gihari ni ukumenya ko Imana iriho ukabyizera. Ari ijambo riri mu Abaheburayo ibice 11 n'umurongo wa 6 rivuga ngo utizera ntago bishoboka ko ashobora kunezeza Imana. Ariko hakavuga ngo umuntu wegera Imana, mu yandi magambo umuntu wishaka, umuntu wisenga. Hakavuga ngo birakwiye ko uwo muntu yizera ko Imana iriho kandi ikagororera abayishaka. Rero gusenga ni ijambo rihari tuzi, abantu benshi bazi mu buryo bwinshi butandukanye, ariko gusenga bifite aho byubakiye ni ukumenya ko Imana iriho. Ntabwo tuyirebesha amaso, ariko ni Imana ihari, ni Imana yumva, ni Imana ikora, ni Imana isubiza. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Hatabayeho kwizera umuntu agasengana gushidikanya, ijambo riratubwira ngo ntabwo umuntu utizera, ntabwo bishoboka ko ayinezeza. Hariho n'amasengesho adasubizwa kubera ko abantu bashatse Imana cyangwa bagiye gusenga, ariko ntabwo imitima yabo bagenda aho bagiye gusengera ngo bumve ngo nubwo Imana umuntu atarimo kureba n'amaso, ariko irahari, irimo kureba umuntu, irimo kumwumva kandi izamusubiza. Ariko Imana ishimwe ko ijambo ryayo ari ukuri, kandi yongera kutubwira, ikatubwira ngo umuntu yegera, umuntu yisenga akwiye kubyizera neza adashidikanya ko Imana ihari, ko Imana iriho kandi igororera abayishaka. Imana ishimwe cyane. Iri jambo tumaze gusoma ni ijambo rikubiyemo ingingo zitandukanye, ariko zose zivuga gusenga. Ikintu cya mbere haravuga ngo ubabaye, niba umuntu ababaye nasenge, niba umuntu anezerewe naririmbe. Ibyo ni isengesho ry'umuntu ku giti cye, umuntu wisengera, umuntu uri mu busabane n'Imana uwe ku giti cye. Haleluya. Iri jambo ririmwo amasomo menshi ariko yose meza. Ijambo rikavuga ngo niba ubabaye wibigumana ngo umutima wawe uremererwe umere nabi, ahubwo genda mu buryo bwo gusenga ubibwira Imana.
usuke umutima wawe uyibwire. Umuririmbyi w'indirimbo ya 50 mu gushimisha mu ndirimbo mu gitabo cy'ikinyarwanda aravuga ngo nimuze mwenyine twihererane musange ahantu hatari abantu. Ariko hari igice kivugamo ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, ngo mu miruho yanyu munaniwe bimenywa n'uzi imigambi yanyu. Mu yandi magambo, Imana ishaka ko tuyibwire, nituyibwire ibyo bintu bituruhije, nitubwire ibyo bintu biturize, tuyibwire ibyo bintu bitubujije uburyo, tubisuke imbere y'Imana, dusuke umutima wacu imbere y'Imana. Icyo mu gihe cy'umubabaro ni icyo ngicyo gusenga, turacyemerewe kugikora gutyo, kubwira Imana ibintu uko tumerewe, uko tubyumva, uko bitugoye, nayo irahari kugira ngo itugirire neza. Hanyuma muri uko gusenga, iyo umuntu ababaye ushobora gusenga ugakoresha amagambo, ariko ushobora no kugira indirimbo zo kwinginga, n'indirimbo Imana iguhaye muri icyo gihe cyo gusenga zijyanye n'icyo gihe urimo, kuko hari indirimbo zijyanye no kwinginga Imana, zijyanye no gutabaza Imana. Ariko mu gihe cy'umunezero naho akavuga ngo unezerewe nawe naririmbe. Hari indirimbo zo kuramya, hari n'ubwo rwose wanahimba iyawe mu ijwi ryawe no mu buryo bwawe, ukanezerwa Imana, ukavuga kugira neza kwawe, cyangwa ugakoresha n'izindi umwuka wera agushyize ku mutima. Hanyuma hakazaho ikindi gice kivuga ngo mbese muri mwe harimo urwaye nawe hari icyo gusenga bimuvuga, ngo umuntu urwaye nawe ngo azatumire abakuru b'itorero. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo abashumba, abakuru b'itorero bafite inshingano zo gusengera abarwayi. Haleluya. Afite inshingano zo gusengera abarwayi, kuko hari igihe umuntu aba arwaye kwisengera bitagikunda, arababara mu buryo bw'umubiri, arababara mu buryo bwose, ku buryo gusenga bimugoye. Ariko iri jambo ritwibukije yuko dufite ab'Imana yashyizeho bo gutabara, gusengera abarwayi. Iri ni ijambo rikomeye naryo. Ariko kandi si n'abashumba gusa, n'abakristo nabo basengera abavandimwe babo, bene data, cyangwa n'abandi bantu bose barwaye, Imana kandi ikabagirira neza. Hagarukamo ijambo bamwe bitewe n'imyizerere yabo bakoresha, cyangwa abandi ntibarikoreshe, ariko riranditse rivuga ngo abakuru b'itorero, ngo uzatumira umukuru w'itorero ngo aze ngo asengere umurwayi, ngo amurambitseho ibiganza, amusize amavuta. Hari ijambo rivuga kurambika ibiganza kw'abarwayi, ariko hariho n'iri ryo gusiga amavuta. Rero naryo riranditse, kandi abarikora nta kosa baba bakoze, kuko ni icyanditswe. Ariko n'usenga mu kwizera akarambika umurwayi w'ibiganza, nabyo biterwa no kwizera umuntu afite. Igikuru ni uwo mutima w'urukundo no kubikora umuntu abishaka, akingingira umurwayi. Hanyuma hakazaho no gusengera. Ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo bivuga ngo umuntu asenge wenyine, ahubwo hari n'igihe ushaka mwene so ukamubwira uko umerewe, ukamubwira niba ari ibyo umwaturira, niba ari ibikugoye, niba ari ibyaha, niba ari imitwaro, hakabaho gusengerana. Haleluya. Kwaturirana, kwikorerana imitwaro. Amen. Ibyo byose nabyo ni urukundo rw'Imana n'ubusabane. Ntabwo bivuga ngo gusenga ni ukwizirikana, ariko gusenga harimo no gusengerana, gusenga harimo no kuzirikana n'abandi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko byose bigaruka ku ijambo kwizera. Mbese hari ahantu havugamo ngo isengesho ryo kwizera. Haleluya. Kwizera navuga ngo ni ikiraro. Hari umuvandimwe wabivuzeho, abivuga ngo kanali, ngo igihe iyo abantu baganira, hari utanga, hari uvuga, hari n'uwakira mesaje irimo gutangwa, ubutumwa burimo gutangwa, ariko hakabaho na kanara, uburyo barimo kuvugana. Icyo kintu rero hagati yacu n'Imana hagomba kubaho kwizera. Tukizera Imana ko ihari, tukizera ko Imana itwumva, kandi ko isubiza. Amen. Haleluya. Iki ni ikintu gikomeye cyo kuzirikana, byaba mu bihe byiza, byaba ari mu bihe bibi. Ntabwo dukwiye gushidikanya ko Imana yacu iriho, kandi yumva, kandi itabara, irabikora. Haleluya. Rero
iri jambo ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo rigaragaza ko ntabwo turi twenyine, ntabwo Imana iri kure yacu, Imana iri kumwe natwe kandi Imana iratwumva. Rero ni ijambo ryo kudutera imbaraga, ryo kutubwira ngo mu bihe byose hari uburyo bwo gusenga, mu bihe byose Imana irahari kugira ngo itwumve kandi dufashe. Amen. Imana ibaha umugisha mu bice bitandukanye murimo, mu bihe bitandukanye murimo gucamo, umenye ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Imana rero ibaha umugisha kandi duha imbaraga twese, kuko hari igihe mu bihe bigoye gusenga, hari igihe bigora, ariko Imana ijya yongera igatanga imbaraga, nabyo urayisanga ukayibwira. Haleluya. Ikaguha imbaraga ugakomeza urugendo kandi ikagutabara. Imana ibaha umugisha, ndabifurije mu izina rya Yesu. Amen.